twongeye turashuje tugira tuti amahoro y'Imana abe muri mwe. Uyu munsi ni umunsi ukomeye, ni umunsi nakoze agashya ku mukobwa wanjye. Uyu ni umwana wanjye mu bana batandatu nabyaye, uyu ni uwa gatandatu mu bana 11. Uyu rero ni umwana wamfashije kurera barumuna be mu gihe mama wabo yari amaze kunta agiye gushaka undi mugabo. Bityo rero byatumye nanjye nkora ikintu cyo kumutungura. Ubu ahangaha twicaye ni ku Gisenyi, ahantu ku mazi, ku mucanga. Rero ku bw'iyo mpamvu nikanifuze abapopere abasuhuze mwebwe mudukurikiranye, hanyuma babwire nuko witwa, bivuge cyane. Isubizo umukobwa wanjye, uru rugendo twakoze warubonye uti? Ahangaha urumva umeze uti? Urumva umeze neza. Hanyuma urumva ahantu wahabonye ute? Urugendo warubonye ute? Ubonye ari heza. Hanyuma se ubu bamugisha bagisubizo uzababwira ngo iki? Nako anje mbese n'undi muntu wakubaza ku by'uru rugendo wababwira ko byagenze gute? Muri makeya, uyu ni umukobwa wanjye, yiga mu mwaka wa 5 primaire, agiye kujya mu 6. Urabona ko twajyanishije. Ni umwana twasangiye ubuzima, ni umwana twagiranye amateka akomeye, ni umwana wamfashije barumuna be mu gihe byabaga bikomeye, mu gihe najyaga mu ivugabutumwa nkamusiga, agasigara arimo kurera barumuna be. Rimwe na rimwe bakaziba mu nzu, bakajya mu nzu badakinze, bakararamo badakinze. Ariko nanjye navuze ngo uyu munsi ngomba kumutungura. Narangiza kumutungura nkamukorera agashya ku buryo nawe agomba kunezerwa, akazanabibwira n'abandi. Rero muri makeya ngayo makuru y'urugendo rwacu, turabakunda cyane. Uyu munsi nifuje kugira ngo mbereke umwana wagiye amfasha. Uyu ni umwana nabyaye ndwaye sida ariko ntabwo yigeze yanduba. Muri makeya turashima Imana, turanezerewe. Namujyanye rero ku Gisenyi uyu munsi kugira ngo mutungure, n'ubundi mu kanya nabwo ngiye kumutungura nanone bikomeye, muraza kubibona, ndaza kumutungura. Sawa, Imana ibahe umugisha.